Hello, ni ku Inkuru TV, bahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Joshua cyangwa se Josue bitewe n'uko ubishaka. Rero tugiye kurebera hamwe imico n'imiterere ikunda kuranga uyu musore cyangwa se umugabo witwa Joshua cyangwa se Josue. Turebe ni umuntu ukunda iki, yanga iki, turebe uko yitwara muri sosiyete aba aherereyemo. Mikaze rero n'abashyashya kuri Inkuru TV, mbasaba gukora subscribe, mugakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bageraho biboroheye. Mwibuke no gukora like mu biganiro tubagezaho. Joshua cyangwa se Josue ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu Giheburayo, aho risobanura ngo Imana ni agakiza. Kandi nanone ugasanga muri iki Giheburayo risobanura Imana izafasha. Imana ni agakiza, Imana izafasha. Bamwe bashobora kumwita Joshua cyangwa se bakaba bamwita Josue. Reka turebere rero hamwe ibigiye biranga uyu mugabo cyangwa se umusore witwa Joshua. Josue rero cyangwa se Joshua ni umuntu udapfa kwihangana, kandi ni gake ushobora kuba umubona aseka, bityo bigatuma hari abatekereza ko ahorana ibintu bitagenda neza muri we. Akunda gutega amatwi, kubahwa, ndetse akanakunda abantu bamushimira ibyo akora. Akunda kurimba no kugaragara neza, akaba umuntu ukunda ibintu bikozwe neza. Joshua cyangwa se Josue ni umuntu uzi gutera amatsiko abandi. Mbere yo kugira icyo akubwira arabanza akareka ugakeka. Ni umuntu ukunda amafaranga, akayagundira cyane, biragoye kuba wanamukuraho ifaranga. Ni umuntu wigirira icyizere cyane, agahora yumva ko atandukanye n'abandi. Ubutunzi bwe ntiwapfa kubumenya kubera gukunda amafaranga. Nta n'umwe aba yifuza ko yamenya ko ayafite, n'ibyo agura byose abigura mu ibanga.
Umugabo rero cyangwa se umusore witwa Josue cyangwa se Joshua ni umuntu utita ku mategeko yashyizweho n'abandi, ariko we ayo yishyiriyeho aba yumva abandi bayubahiriza. Akunda kuba umwarimu, umunyamakuru, umujyanama, umunyamuziki n'ibindi bituma ahura n'abantu benshi. Joshua rero mu rukundo iyo yagukunze aguha agaciro cyane n'iyo wowe waba utabyitayeho. Joshua akunda umuryango we cyangwa se Josue akunda umuryango we ndetse ahora yiteguye kuwufasha, akawuha ibyo ukeneye byose ariko ntawuhe amafaranga. Uyu mugabo rero cyangwa se umusore witwa Josue cyangwa se Joshua ni umuntu wigirira icyizere cyane, agahora yumva ko atandukanye n'abandi. Rero aho uzasanga hose ba Josue cyangwa se Joshua nk'uko twabibonye ko ari izina rimwe, usanga ari abantu bakunze kurangwa n'umutima mwiza, babasha kuvugira abandi, babatega amatwi, bakaba batega amatwi abaje babagana, bariyubaha kandi bazi kubana n'abandi. Nizere rero yuko ba Josue na ba Joshua muherereye hose mukomeje kugira ibihe byiza no kumererwa neza, kandi nanizera yuko inshuti zanyu, imiryango yanyu, abavandimwe banyu barushijeho kumenya imico n'imiterere yanyu. Abantu badakunda guseka, abantu bakunda amafaranga, yagusapotinga purize ukamubwira icyo ushaka akaba yakikugurira, ariko ntumubwire ngo aguhe amafaranga. Nizere yuko rero aho muri hose mu bice byose bigiye bitandukanye mukomeje kumererwa neza, mbasaba gukora subscribe abashyashya kuri iyi channel kugira ngo tujye duhorana umunsi ku munsi ibiganiro tubagezaho bibagereho biboroheye. Mwibuke gukora like ku biganiro tubagezaho, nimwumva hari ibyo mwungukiyemo please mujye mukanda kuri icyo gipfunsi muduhe like. Naho ubutaha rero mukomeze kumererwa neza, mugire Imana n'amafaranga mu buzima bwanyu.